Umukozi wo mu rugo uri mu kigero cy'imyaka 21 akurikiranyweho icyaha gikomeye cyane yuko acunga ababosi ngo bagiye kukazana abagabo muri icyo gipangu kasambanira. Bivuga ko uyu mukozi wo mu rugo atari ubwa mbere abikoze azana abagabo muri urwo rugo. Ubu tuvugana akaba yafashwe kandi yashigikirijwe inzego zibishinzwe. Uyu mukozi wo mu rugo akaba yaje gufatanwa umugabo mu nzu bikingiranye kandi ngo barimo basambana, nuko barababwira ngo basohoke baranga. Bakimara kubyanga twiyambaje inzego z'umutekano nizo zabasohoyemo, gusa n'ikimwaro cyinshi yaje kuvuga ko batigeze ngo babikora, ariko abaturage bo baravuga ko bumvisha umukobwa ari gutaka cyane ameze nkaho yaryohewe. Ibi bikaba byateye abantu benshi urujijo bari hano. Iyi nkuru ubwo yagikomezaga kumva amakuru acaracara, uyu mukobwa yaje gucemura humwe ahantu yarari gukora ndetse ngo abarirukanse kubera guseba. Amakuru yegereye cyane twaje gukura amakuru tumenya yuko uyu mukozi wo mu rugo wakoze aya mahano ngo yaje gukora mu rugo rwo kwa Juno ndetse ngo yize gukora no kwa Irene Ways. Gusa ibi ntiwari ubizi ariko ubimenye. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 21 utifuje ko tumutangaza izina rye, ubwo ibi byose byabaga yavuga ko byamugwiririye ndetse ngo yari yarabivuyeho n'ingeso yarayiretse, ariko uyu munsi akaba afashwe ngo yemera icyaha kandi arasaba imbabazi. Gusa hari ibyo bari kuvuga ngo yaba yarengeje, ko baburaga ngo n'ibikoresho byo mu nzu akavuga ko atazi iyo biri. Uyu musore bakaba bamwita wasambanye n'uyu mukozi wo mu rugo, bamwita kandi abivuga ko ari n'umuhanzi, bamwita guys. Nongera gushimira uri kumva biranze kabiri, dutera impungu kandi agogeje amagenetse yo subscribe, yewe nihaza nakazogera ugakande. Cara hafi ube hafi wumva iyi nkuru ukirambuye icyabiteye umukozi kugira ngo ajye yinjiza abagabo muri uru rugo ngo basambane bakore amabi, dore yuko uru rugo rw'uyu mugabo basambaniragamo harimo n'abana bato. Wakenshi na kenshi uyu mukozi wo mu rugo ibyo yakoraga ngo hari igihe abana batoya babaga bari kumureberera. Ibi ngibi akaba byababaje boss nyiri gipangu. Benshi mu bakozi batandukanye bakunda kumvaho iyi ngeso itandukanye, gusa n'ubwa mbere twakumva ingeso noneho nk'iyi, ubundi twajyaga twumva ibintu bikomeye cyane k'abakozi bo mu rugo bibutundu ko mu rugo, cyangwa se bakagenda baturukanya abana, cyangwa se bakagira n'abana ndetse bakabafata nabi. Ariko ingeso yo kwinjiza abagabo nk'aho ari muri lodge yo n'ubwa mbere tuyumvishe. Gusa ibi byose ubwo byatangiye, uyu mukobwa ubundi mu buzima bwe afite abana 2, urumva mu ngimbi bye arajijutse. Ikintu kijyanye rero no gukora sexy ni ibintu bye. Avuga ko mu buzima bwe atakomeza kubaho wenyine, ngo yaje gusaba umuhungu umwe ko yaza akamusura ahakora, ariko ngo yari yarabeshye ko ahaba ari kwa musaza we. Ngo umusore yaje yisanzuye azi ngo nawe aje kureba sheri. Gusa muri ibi byose bijya kuba, uyu mukobwa ntabwo yari abwiye ko uyu musore akora akazi ko mu rugo. Gusa uyu mukobwa ngo yajyaga asaba gahosa buri munsi, akinyabya gato avuga ko nawe agiye kureba musaza we, kumbi we yabaga agiye kureba uyu musore. Gusa nyuma yaho ibi bintu bijya kuba, abakobwa n'umuhungu ngo bari mu nzu batunguwe no kumva abantu buzuye ku muryango ndetse bumva ijwi rikomeye cyane rivuga ngo ngamukingure. Ushobora kuba ufite umukozi cyangwa se ngewe nkaba mufite, urajya uri menge ntukajya umuharira ibintu byose, kubera ko numara kumwegurira ibyawe byose azakubonamo ubujiji bwinshi cyane. Simvuze ngo umucunge, ariko mube hafi umuhe ibyo atekereza n'ibyo akora, kuko tari kera uzasanga furati yabayijyanye muraba bana babi. Ahaha mutagira ikintu muhora. Nubwo mvuze ibi benshi ntabwo birabashimisha, burya bamwe mu bakozi ni abana babi nkuko nari mbyongoreye hirya. Gusa nubwo abana rero b'abakobwa bamwe batandukanye n'abahungu bakora aka kazi, icyakubwira ko ubu basigaye bahembwa agafaranga gatungutse cyane, aho hagati umukozi wo mu rugo asigaye ahembwa 60,000.
muri 60,000 umukozi wo mu rugo asigaye ahembwa. Iyo yize ahembwa 100,000 kubera ko hari igihe yigisha n'abana b'abakire, gusa ugashiraho na ya mirimo yo mu rugo, koza, guteka ndetse no gusasa ibitanda by'abakire. Muri ibi byose iyo bimaze kwikubiraho, umukozi ubundi kuri iki gihe ukora akazi ko mu rugo kugira ngo umve koko no kazi kabaye urundi rwego, kubera ko aka kazi kajemo na company zikomeye cyane. Mu bintu byose abakozi bo mu rugo bitaho no kumenya ibyo boss yambara, ibyo akunda. Gusa nabo bakishura ku kwezi abakire, kubera ko abakire banga ibibavuna. Nta kuntu umukire yava mu kazi ngo ajye no guteka cyangwa se ngo amisore umwana. Biragoye kubona umukire yagiye kubwira umwana uri kuri poti vaho cyangwa se jya kuri po. Ababyeyi b'iminsi kubera ko nabo ukuntu bitwara abashaka ko amabere yatagwa, bahima abakozi ngo nibabaheka abana babo buri munsi, maze ngo amabere y'umukozi wo mu rugo arwe abe nk'umushumi, maze ngo umuhungu azajya kugutereta azabona agira ngo wonkeje ibyebe. Gusa abakozi bo mu rugo namwe mukwiye gusabirwa, abahembwa make mukongererwa mugasabirwa, kubera ko mukora imirimo myinshi cyane kandi ivunanye nuko basobuja batabimenya. Cyakubwira ibaro y'imyenda abakozi bo mu rugo bafura, cyane cyane nk'abantu bafite abana bagira nko kuri 3 cyangwa se 3. Fata imyenda y'umwana aba yikuruje hasi, kandi bivuga ko umwana muto ku munsi umuhindura imyenda 5. Wenda abantu bakuru bo ntabwo bibaho, ariko abana bato bariyanuza cyane, kandi abenshi bakunda kumesa mu cyumweru rimwe. Fata imyenda rero ihereye ku munsi wa mbere kugera ku wa 6. Wumva umukozi mu rugo y'imesa ubaye uri gukora ikanyababyizi, amafaranga baguhura yazi hagati $5,000 kugeza ku 10. Ibyo byose imirimo imwe nk'iyo umukozi wo mu rugo yikorera rimwe, yamara gufura agateka. Gusa nubwo turi gushima bamwe, abandi ntabwo twabashima. Benshi bihaye ingo z'abandi bazigira nka roje. Gusa aka kantu wakumvishe? Hari indi nkuru ikomeye cyane y'umukozi wo mu rugo, ngo yaje kwifunga boss we bakajya baryamana. Nyuma yaho nyirabuja atashye, umukozi wo mu rugo abwira boss ati ese mabuja yaje? Ati yego. Umukozi wo mu rugo ahita afata amazi ashyushye agenda ategurira mabuja. Gusa uyu mukozi wo mu rugo ngo akomeje akurikira nyirabuja muri dushe, amazi akiyaterekamo nyirabuja mugatenzanira n'isabuni. Nyuma yaho icyakurikiye urakizi? Uyu mukozi wo mu rugo yaje kubwira nyirabuja hamwe, aramwongora ati umugabo wawe burya wari uzi ko tumusangiye? Gusa nyirabuja kubera ko ari umusirimu yumvishe ari nk'imikino, bagira ngo bari kuganira. Ati uvuze buke? Ati umugabo wawe turamusangiye. Mabuja bimwanga mu nda. Nyuma aza kuvuga ati bya bintu ushobora kuba ari byo. Umwana muto yajyaga avuga yuko ngo yabonaga ngo papa ngo ari gukubita tatine ku kibuno. Bibaho. Benshi mu bantu rero mutamubize mucunga abakozi banyu. Niba uri umugore uri kunyumva, ucunga umukozi wawe. Ushobora kuba rero yarifunze umugabo wawe, ukajya uyoberwa impamvu mu rugo iwawe hahora haka umuriro. Umukozi wawe ushobora kuba yagutwaye umugabo. Ikindi cya kabiri, n'abahungu ngo b'inkorokoro basigaye bajya muri gym kugira ngo batware abagore b'abandi. Niba uri umugabo rero ukaba warafashe isafari wasiganye umukozi wawe w'umuhungu n'umugore wawe, menya ngo umukozi wawe amurya amaturo, kandi nuzasanga yaramuteye inda, umugore azakubwira ko ari we wamuteye ukiri naha. Ciao, bye.